Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ntakirutimana Isaac, mpagarariye abikorera mu murenge wa Rwabicuma, ari naho muvuye kudusura tunabashimira urugomero mwaduhaye rudufasha mu buhinzi, mpagarariye n'abahinzi by'umwihariko mu murenge wa Rwabicuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbashimire umutekano mwaduhaye, uburyo mwahagaritse jenoside, uburyo abanyarwanda turi kwiteza imbere kandi ari mwe tubikesha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, jenoside yabaye ifite imyaka 17, aho navugaga mu muryango w'abana 7 n'ababyeyi turi 9. Muri jenoside bose barapfa, dusigara turi 2. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera umutekano, kubera iterambere mutugezaho, kubera impanuro muduha, ntabwo nihebye ngo numve yuko ubuzima burangiye. Nabashije kujya iwacu ku isambu, ndahasana, numva ko ubuzima bugomba gukomeza, ko ntagomba kwiheba. Nyuma y'igihe gito, abaturage b'iwacu Rwabicuma baje kungira icyizere, barantora mbo bitaga conseil cyangwa se umuhuzabikorwa w'umurenge. Icyo gihe icyahoze ari utugari, icyahoze ari umurenge y'ikubukiri cyabaye utugari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabashije kugana ibigo by'imari, sanga Banque Populaire muri 99 banguriza amafaranga 200,000. Ngura inka 3, nguramo n'ihene 10. Icyo gihe yaguraga 5,000, inka nziza 50,000, kuko numva ko ubuzima ngomba kubaho kandi na yasamuye nsanze nkabasha kubona ifumbire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuvandimwe twari dusigaranye, leta yabashije kumufasha, ubu ngubu arangije PhD kandi guhera muri segonderi afashwa na leta. Ibyo byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nimwe tubikesha. Byabaye ngombwa ko ntiga kubera abana b'imfubyi, byagomba ko mbasha kubarira muri icyo gihe, ariko ikineza nuko abo bana nabo uwo bashije kurangiza kaminuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe tuvugana ubu nabashije gushaka icyo gihe muri 99. Ubu mfite umudamu n'abana 4, 2 biga segonderi mu mwaka wa 3, n'undi umwe wiga mu wa 6, n'undi ufite umwaka umwe ubu ngubu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo byose ni impanuro, ni inama twagirwaga, ibyo byose tukaba tubibakesha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nihuse kugira ngo nshunguze igihe, nkaba nagira ngo mbashimire ibyo byose. Ubu inguzanyo mfite ni inshuro ya 7, aho ya matungo nabashije kugura. Ubu ngubu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite ihene cyo bita amatungo magufi mu murenge wacu, nabashije kuragiza abaturage zirenga 200, ndaboroza tukagabana, zikabafasha nanjye zikafasha kandi zikabaha ifumbire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu rwego rwo kwigira no kwiha agaciro, ubu ngubu mbasha kuba mfite inka, nibuze mbasha kubona umusaruro w'amata nk'uko Nyakubahwa Meya yabibabwiraga, 300,000 ku kwezi mvana umusaruro w'amata. Ngira ngo Meya arabizi, nashatse inka nziza aza kuzireba iwanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo byose nimwe mbikesha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umushinga mwaduhaye wo gufata amazi n'ubutaka, by'umwihariko ya rugomero mwaduhaye Mpana Imbibi na Ruko, wabashije kudufasha. Bafite urutoki rwiza rwera, aho buri kwezi mbasha gusabira imodoka ya fuso yuzuye ibitoki ifite agaciro k'300. Ibyo byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntawe ni tubikesha, ni mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ntababeshye, mu bantu bafite amazu meza muri Nyanza, nanjye yangirimo. Yangirimo iri hano muri ya stade, aho rwose ubu bwa buzima nari ndimo nabashije kuzamuka, aho nari ntuye ku isambu, ntura mu nzu nziza nk'uko umuvuzi yahoze bivuga, umuvugo irimo amakaro, aho ukanda ukaza amazi ashyushye cyangwa y'akazuyazi bitewe n'aho ushaka gukaraba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo byose ntawe ni tubikesha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo soze mbashimira uburyo mudahwema kudufasha, uburyo mudahwema kuduteza imbere. Ibyo byose tubikesha mwebwe, tukaba twifuza ko mukomeza mukatuyobora, kuko icyo cyerekezo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntawe uri tugitesha, ko ntawe uzi ko azongera.
ngewe mu buzima bwese nzi ko nzongera kurya cyangwa se ngo ryame cyangwa se ngende mu muhanda. Ibyo byose nyakubahwa Perezida wa Repubulika nimwe tubikesha. Nkaba nasoza rero, nubwo mwaduhaye urugomero ni byiza umusaruro, ariko turacyafite inzitizi cy'umuhanda uduhuza n'akarere ka Nyamagabe kugira ngo tubashe guhahirana, kuko uyu uvuye Rwabicuba kugira ngo ubashe kujya Nyamagabe nuko uva i Nyanza ugakata i Butare ukazagera Nyamagabe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mehoze bivuga, nawe twari twamugejeje icyo cyifuzo. Hagati aho hari ibirometero bingahe uwo umuhanda wayo? Ni ukuva Nyanza uhita ukomeza Nyamagabe. Nyakubahwa Perezida 32 gusa byakorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye mbashima, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Wahinyuje abakwiciye, uretse ko nta barahemutse gusa, naho ubundi murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanjye ndabashimye ku mwanya mu mpaye kugira ngo mbagezeho ikibazo cyanjye. Amazina yanjye ibyo muhanda Minister of Infrastructure ukwiye kureba neza ibyo muhanda niba utakorwa. Ngo bavuze ko batangiye gukora inyigo, naho ubundi kutawugira bigomba kuba biduhenda kuruta uko tuwufite. Amazina yanjye nitwa Dusabumuremyi Yonadabu. Mu izina ry'abaturage 32 mpagarariye batuye akagari ka Butansinda, umurenge wa Kigoma, akarere ka Nyanza, ndetse umudugudu wa Karambo, dufitanye ikibazo twebwe na sosiyete y'ubwishingizi Sonarwa. Iyo sosiyete ikibazo dufitanye giteye gitya: mu mwaka wa 2006 kampani y'Abafaransa imwe ishinzwe gukora imihanda, ubwo yakoraga umuhanda Gitarama Butara Kanyaru, yaraje iza gushaka amabuye ku musozi twari dutuyeho. Kubera intambi zahaturukirizwaga byatumye izo ntambi zitugiraho ingaruka, amazu yacu arasenyuka, amatungo arapfa, imyaka n'ibiti n'ibindi. Mu byihuse rero inzego z'ubuyobozi ntabwo zaturebereye, ahubwo zakurikiranye ikibazo cyacu, zisaba umwishingizi uhagarariye ya kampani ko yakwishyura imitungo y'abaturage yangiritse. Mu byihuse birakomeza kugeza ubwo amafaranga bemeye kwishyura bagenda bishyura insorongo, haba igice cy'amafaranga gisigaye. Tubonye amafaranga yacu tutayabonye asigaye agendanye n'amatungo, kandi byari byaremewe byarananditswe ko cyane ko tunafite na kopi. Okay, reka mworohereze ikibazo nuba cyumvikanye. Niba bari baratangiye kwishyura cyangwa ibyo bishyuye ibyo ari byo byose, ubu ni ukuvuga ko bemeraga ko bakwiye ko babishyura. Ikibazo nubwo bavuze ko ubuyobozi bwabafashije, njye niho nshaka kugishyira. Yego. Ubuyobozi bwari bukwiye kuba bwarafashije abantu bakishyurwa, bakurikiranwa kurushaho, kugira ngo abe mwe mukomeza kwiruka inyuma ya Sonarwa cyangwa ayandi. Icyo kibazo ndifuza ko kirangira nacyo vuba. Ntabwo abantu bakomeza. Umwanzuro wanyu uzaboneka. Ikibazo amafaranga bagomba kuyishyura. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo kuko ujye ntabwo ari urubanza nshango Sonarwa ikwiye kwishyura aba bantu amafaranga naryo, ibyo byarakozwe. Icyo ndiho mvuga ni ukugira ngo ibyemejwe bikorwe. Nta rubanza naciye, ariko abantu niba bagomba kwishyurwa kandi bishyurwe bidatinze. Sinzi abarebana n'ibi n'ibandi, ariko local government mukurikirane n'inzego zibishinzwe, abantu bishyurwe bive mu nzira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo. Nitwa Munyaneza Ramazane,
nkaba ntuye mu murenge wa Ntongo, akarere ka Ruhango, akagari ka Kebero, umudugudu wa Cyeru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mu ndenganiro akarengane natewe n'uwo murenge wa Ntongwe n'akarere ka Ruhango. Umurenge wa Ntongo bashatse kubaka inyubako nshya, babura aho bayishyira kuko nta butaka bari bafite. Baranyegera bansaba ubutaka ndabubaha, tugirana amasezerano y'ingurane ko bazampa ubundi butaka. Ubwo hari uw'igihumbi 1926. Hanyuma reka nawe nkorohereza. Icyabaye nuko batwaye ubutaka bwawe ntibaguha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bampaye ingurane ariko bayimpa mu kabande. Itegeko rigenga ubutaka risohoka ryerekana ko hamwe bampaye naho hasubiye mu kwa leta. Ubwo ni ukuvuga ko ntaho baguhaye? Ntaho. Nicyo bivuze. Ni ukuvuga ngo guhera icyo gihe, nyuma yaho narirutse. Banza wumve. Aho bari baguhaye leta yarahatwaye, ubwo ni ukuvuga ngo yarahatwaye. Hakurikiye iki? Ku murenge kugira ngo mbasabe ko bampa ahandi hantu ntazitirwa n'itegeko. Kugeza ubu ntibarahaguha? Ku murenge birananirana, njye no ku karere birananirana. Nyakubahwa, hari n'igihe nagiye no ku Muvunyi. Binanirana bavuga ngo iki? Nanjye nta busobanuro bampaga, barambwiraga ejo akabazo turagakemura. None reba imyaka igihe ishiriye kuva itegeko risohotse. Abayobozi hano bakizi ni bande? Guverineri ntabwo akizi, meya uwo ari we wese, meya, vice, abandi dusobanurire mu magambo make tugirire vuba. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo uriya avuga nibyo ntabwo ari byo? Ibyo avuga nibyo, ikibazo cye twaracyakiriye kandi turakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo nshaka kumva mukivane mu nzira vuba kirangiye rwose turagikura mu nzira. Iyo biza kuba hari ikindi cyihishe inyuma tutumva, ariko niba wemera ngo nicyo rwose turabyemera, ibyo avuze ni vuba birangire, mumuhe cyangwa se mumusubize ahantu he. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho kumuha twarahabonye rwose, n'ingurane ye turi mu gukora ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo ubutaka bwa leta bumwandikweho. Urabona birinze bigera uyu munsi atabizi, niyo mpamvu yaje kugira. Utwihutishirize kive mu nzira vuba, sibyo? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uraba utugiriye neza. Naho wabyumvise? Nabyumvise, ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari nagize n'ibindi byishimo. Ni amahirwe cyane kugira ngo uko ngana uku nguku ume nkureba n'amaso yanjye. Mu izina ry'Imana ishobora byose, amaboko yanjye ntiyabasha kugeraho, ariko mu ijwi ry'Imana rihagere. Imana yonyine igufashe. Urakoze cyane. Utunganyiriza abanyarwanda nk'uko wabyemeje. Ubwo Imana iraza kudufasha twese, nawe uri mutse. Akabazo k'amatsiko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho unyuze nk'umunyarwanda baravuga bati ntiyari yatwemerera ngo nyamara duhagarare dushikamye. Nyakubahwa, wamaze amatsiko. Ikibazo cyawe ni icya rusange rwose, gifite inzira kinyuramo, ubwo ibisubizo bizaboneka muri iyo nzira. uri rudasumbwa mu iterambere, uri intore zirusha intambwe, uri umucyurabuhoro. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mumpaye umwanya wo guhagarara hano. Murabona ko witwa nde? Nitwa Mukamurara Sarayi, nturutse mu murenge wa Mukingo, akagari Kangwa. Ndishimye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo mwategeza kuza kudusura. Imana yabikoze, yabashoreye, ibagejeje hano. Imana ihabwa icyubahiro kandi ibaha umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
ndabashima cyane byimazeyo ko mwaguye ubwenge bwanjye mukaba mubona ko ndi umugore ubereye u Rwanda uhagarara imbere y'abaturage n'imbere yawe nkabasha kuvuga ijambo rikomeye Imana ibampera umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe ntabwo nabashije kwiga nubwo mubona aho ngejeje wagira ngo nize kaminuza kubera ko naratsinze ndi mu wa gatandatu ngiye nsanga bansibye ndagaruka siniga ubwo ngubwo ubwo ni ryari muri 72 sinajya kwiga ariko ngeza ko imibonano myiza bagusibira iki ntabwo mbizi basa sinemerewe simbizi ubwo ngubwo nuko byagenze ariko kubera imibonano yanyu myiza ubumenyi mungejeho no gutinyuka ubu mfite abana bize kaminuza kubera imibonano yanyu myiza abana babiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natinyutse kujya kubumba amategura imirimo ikorwa n'abagabo njyamo nkwika amategura nabanjirijeho 1000 mbona 25,000. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho ngeze ubu ngubu ndatwika itanura ry'5,000 nkatwika na kariyeri y'amatafari kubera imibonano myiza yatumye ntinyuka munyagura mu bwenge burakura mugira ngo harimo kaminuza mu mutwe wanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu iwanjye hari televiziyo aho ugiye hose mba nkureba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite inka ebyiri kubera imiyoborere yanyu myiza n'inyana zazo ubwo nenye. Nyakubahwa, ubu ni imiyoborere yanyu myiza ituma mpasha guhagarara aha ngaha. Mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Technical School bageze mu wa 5. Urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane kubera mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye ubwenge mwashyizemo magaza handi umujyanama w'ubuzima. Ngewe bunzi gutera urushinge mboneza urubyaro nkoresheje depo perivara. Urumva n'agafaransa n'ibinini bya mikorojino ndetse na uvureri. Ngenzi kuvura abana nkoresheje Primo, Hondo na Tuku kuva ku bana b'imyaka kugeza ku bana b'imyaka munsi y'imyaka 5 amezi 59. Aba bana bose kubera ibintu mwamuguye kubera ubuyobozi bwanyu bwiza ubu noneho narize giye mbyibonamo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni byiza cyane. none Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero ubu ngubu mbasha kujya mu murenge sako mwatwegereje nkaguza miliyoni. Urumva aho navuye nkaba ngeze kuguza miliyoni nkabasha kwiteza imbere kandi wageze ninjye muntu wa mbere wishyura neza wo murenge wa Mukingo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite intumbero ariko ndayivuga mbanje kubasaba iki n'ubundi nakibonye mwakinyemereye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo mwamwara nkuye aho ngaho ngo munanirwe no kumpa nabibonye nkigera aha ngaha nkibabona. Mfite intumbero yo kugera ikirenge mu cyawe nkagikandagiramo cyo koroza abantu inka 5 maze koroza umwe nshigaje 4. Ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nzabigeraho byose aho nshigaje ari uko mukikomeje kunyobora. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho nageze ngo nige numva mbyiyumvamo mfite ubushake numva nshaka gukora perimi mu muryango mwateje imbere kubera imibonano yanyu myiza. Nzagura imodoka mu muryango mfite hanyuma nanjye nige perimi ningira aho njya nyifate nyitware kandi bizashoboka. Urakoze cyane rwose. Imana ibahe umugisha ibahezagire impundu nizanya. Urakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abanyenyanza muri aho? Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Hari hashize igihe ariko kuzagaruka bizatwara igihe gito noneho ntabwo bizatinda nk'ibi. Banyacyubahiro mwese muteraniye aha, abaturage b'aka karere ka Nyanza n'intara y'Amajyepfo, maze kuba nazanywe hano n'ibintu
musanzwe muzi ariko bishingira ku ntego yacu yo gushaka kwiteza imbere no guteza igihugu cyacu imbere. U Rwanda muri rusange rukava mu bukene rukajya mu majyambere. Amajyambere avugwa ntabwo ari inkuru mbarirano, amajyambere ari ayo tubona ahandi. Ibihugu biteye imbere, abantu bateye imbere bafite ikibaranga kandi birabashimisha, bibaha agaciro, bibaha icyo gukomeza guharanira ubuzima bwiza bushingira ku majyambere. Abantu bose ku isi nicyo cyifuzo. Hari za ntego mujya mwumva bavuga ku isi hose zijyanye n'amajyambere, kandi n'amajyambere y'igihe tugezemo. Mujya mubyumva amajyambere abarirwa ku gihe tugezemo kirenze ikinyejana, kigera ndetse mu myaka igihumbi, aho isi ivuye n'aho ibigeze. Iyo myaka yose ishize, ijana, igihumbi, u Rwanda rwari ruriho n'Abanyarwanda nk'abandi bantu bari bariho, ariko u Rwanda n'ibice binini byinshi bya Afurika dufite uko twasigaye inyuma. Inshingano ni yacu rero kugira ngo two gusigara inyuma, twihute tugere aho abandi bageze, ndetse n'ibishoboka turenzeho. Ibimaze gukorwa mu myaka 20 mvuge ishize hano mu Rwanda rwacu ni ikimenyetso cy'ibishoboka, kitubwira ngo u Rwanda, Abanyarwanda bifashe uko bakwiriye kwifata mu bikorwa, mu myumvire, birashoboka guhindura igihugu cyacu, guhindura ubuzima bwacu, tukagera ku majyambere twifuza, tukamera nk'abandi bageze ku majyambere. Imyaka 20 ishize, duhera no ku mateka mabi, ibimaze gukorwa ni urugero rw'ibishoboka. Nagira ngo abe ariho duhera, dukomeze tugera kuri ibyo bishoboka. Umuyobozi w'akarere yabivuze uko Abanyenyanza mukeye, nanjye nabibonye. Kuba mukeye, kuba bavuga bya bikorwa bimaze kubateza imbere, ntabwo ari ibituruka ahandi abantu babahera kubera ko babagiriye imbabazi. N'ababagiriye imbabazi birubakira ku bushake no ku mbaraga zanyu.
ibyo rwose nagira ngo mbe bashimire. Ubwo bishoboka rero, ubwo tumaze kubona ibishoboka, ubwo dushaka gutera imbere, igisigaye ni iki? Igisigaye ni ibikorwa, ni ugukomeza ibikorwa bishingiye kuri politiki nziza, politiki yubaka, politiki iha buri wese, buri munyarwanda wese aho ava akajya umutekano, kubanza kumva ko ufite umutekano, umutekano urimo kumva umuturanyi aguha amahoro, nawe amahoro ukayaha umuturanyi. Yava ku mahoro bikajya mu bikorwa, ugafatanya na wa muturanyi, mukajya mu bikorwa bibubaka mwembi. Iyo bibaye kuri buri muntu no kuri buri muturanyi, ubwo biba iby'igihugu cyose. Ibikorwa twasuye birimo urugomero rw'amazi ruha ibihingwa amazi, ndetse ayo mazi agomba kuba agera no ku bantu bayakeneye cyangwa amatungo. Ntabwo byajyaga gushoboka bidafite ubushake bwanyu, bidashingiye ku mutekano, bidashingiye no gufatanya. Ndetse reka mbonereho umwanya nshimire abaterankunga bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Hari abaterankunga bafatanyije n'inzego za leta bashoramo imari, ariko ibikorwa ni ibyanyu. Iyo umuntu aguteye inkunga rero, bishaka kuyikoresha neza, ejo kuri icyo gikorwa ntuzasubire inyuma ngo ujye kongera gushaka inkunga, ahubwo ibigufasha bikava muri ibyo bikorwa. Turashaka umusaruro utubutse, umusaruro mwiza, umusaruro ujya ku isoko. Noneho abaturage bafite uruhare muri ibyo bikorwa, bafite ubutaka hariya bikorerwa, bikabagirira inyungu, bagatera imbere. Uko tubyifuza hano muri Nyanza niko tubyifuza muri buri karere kose k'u Rwanda, ni nako twifuza ko bigera kuri buri munyarwanda wese. Nanone ndahera ku bishoboka tumaze kubona, ndumva bishoboka n'ahandi. Usibye kushoboka n'ahandi, na hano muri Nyanza no muri Ntara y'Amajyepfo aho bitaragera, nabyo turifuza ko bihagera, kuko nabyo birashoboka. Naho twahera rero, nagira ngo nubwo mbakangurira mwese kugira ngo twitabire ibyo bikorwa, ndagira ngo cyane cyane mbwire abikorera, abashoramari, mbibutse ko gushora imari mu bikorwa nk'ibi by'ubuhinzi, by'ubworozi, ni byiza, biteza igihugu imbere, ariko birimo n'inyungu.
birimo n'inyungu, tumenye aho dushobora, uko nahoze mbaza ibibazo aho twari turi byatuma tugira ubuso bwinshi duhingaho imyaka, cyane cyane imyaka ibona amasoko no hanze, imyaka ikazana amafaranga ahagije ku bantu. Banyerekaga ko bishoboka ku bundi buso bwinshi, ku bindi bikorwa byinshi, imbuto nyinshi zishobora guhingwa bikungukira abaturage. Nagira ngo nkangurire abaturage muri rusange mwese, na cyane nkangurire abikorera bafite uburyo bashobora gufatanya n'abaturage bakajya muri ibyo bikorwa, abaturage bakunguka, ariko n'uwashoye imari nawe akunguka. Byose birashoboka, maze kubona igishoboka. Ahasigaye tugafatanya ibikorwa byongera umusaruro, ariko tugafatanya n'ibikorwa bishaka amasoko yo hanze. Ibintu byinshi biba mu Rwanda bishobora guhingwa cyangwa n'ibindi bishobora kuhakorerwa birashakwa hanze, bifite amasoko, bizana amadolari menshi, ariko turacyafite ikibazo cyo kugira ngo tujye mu bikorwa byinshi bituma uwo musaruro uzamuka, noneho bikajya kuri ayo masoko, no kuri ayo masoko tukavanamo ibitubutse. Ibyo ni byo mbasaba rero, nubwo mbona hano henshi kuri mwebwe, abenshi muri mwe ndabona ari n'urubyiruko, muracyari bato. Abakiri bato rero mbwira, nimwe nk'uko basanzwe babivuga, ni u Rwanda rw'ejo, ariko muri n'urw'uyu munsi. Kuba abantu bakiri bato, njye nshaka kubibonamo ibisubizo byinshi kurusha ibibazo. Uko mubizi, Abanyarwanda ugiye ujanisha ukareba abantu bari hagati y'imyaka cyangwa se bari hasi, bafite imyaka 30 cyangwa bari hasi ya 30, ni benshi cyane, turi benshi cyane. Ntabwo mvuze ko ndimo ndavuga mu Banyarwanda, ariko unanshyizemo ntabwo mbyanze. Iba byashobokaga, ariko byarashobotse kuko niho nanyuze. Kuba dufite abantu bagera kuri za 70, 71 ku ijana bafite iyo myaka, ni igisubizo. Kuvuga ngo abantu harimo imbaraga nyinshi, bashobora kumenya byinshi, bakora byinshi bibatunga, bibaha imbere hazaza heza, ndetse bitanga icyizere ku Rwanda ubu ndetse no ku Rwanda rundi rw'igihe kizaza. Biterwa rero nuko ushatse kubireba. Hari abandi bakubwira ngo kuba abantu bafite, abantu bakiri bato bangana batyo ni ikibazo, ejo bazaba babuze umurimo, bari ku muhanda batwika, bangiza, bashoza intambara. Ibyo nabyo ndabyumva, ariko
niyo mpamvu tuvuga guha urwo rubyiruko uburyo, ubumenyi ngo bashobore kubona umurimo cyangwa se guhanga umurimo. Icyo gihe uwahanze umurimo cyangwa ufite umurimo ntabwo azajya kwangiza kuko abifitemo inyungu. Icyatubuza rero kugira ngo turere urubyiruko rwacu turuha ubushobozi, turuha ubumenyi bwatuma bahanga imirimo cyangwa babona imirimo haba mu Rwanda haba n'ahandi, icyatubuza cyaba ari iki? Akenshi bituruka kuri politiki bitari nziza, itarahize uburemere n'inyungu muri urwo rubyiruko. Ndagira ngo rero dufatanye duhere no ku myumvire urubyiruko rukwiye kuba rufite kandi nibwira mufite, dukore ibi byiza byose bishoboka dutekereza ubuzima bwacu ubu ngubu n'ubuzarutaho kuba bwiza ejo aho tugana. Mu bikorwa bindi bibunganira byavuzwe, hari amashanyarazi no kuyongera, amazi kugira ngo amazi meza yo kunywa agere ku bantu benshi, amashuri, amavuriro, ibyo kurya bihaza abantu kandi bizima bibaha intungamubiri. Ibyo byose nibyo duharanira umunsi ku wundi. Ntabwo imbaraga zagabanuka ahubwo ziziyongera, cyane cyane iyo muri ibyo bikorwa birafasha bikongera umuvuduko tukagera ku byo twifuza vuba. Hari ikibazo cyavuzwe ntaribagirwa cya uruganda rutunganya amata. Hano rutunganya amata bavuze rushobora gutunganya gusa ku bihumbi 100 by'amaritiro kuri birenga ibihumbi 400 by'amaritiro. Nagira ngo mbanze mvuga ikintu kimwe. Kugira amata amaritiro ibihumbi 400 biraruta kugira amaritiro ibihumbi 100. Ibyo birumvikana. Ntabwo rero kugira amaritiro ibihumbi 400 bikwiriye kuba ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Uvuga ngo turabifite, ibisigaye rwose nagira ngo mbasezeranye ko byoroshye. Aho tuvugira bizatinzwa no kuvana ibitunganya ayo mata, ibyuma biyatunganya, kuko ntabwo hano turagera ku rwego rwo kubikora. Turifuza kubikora, ariko bizatinzwa n'urugendo rw'aho biva kugera hano gusa. Ubwo ni ukuvuga ngo bidatinze nzafatanya n'ababishinzwe urwo ruganda turutunganye ku buryo n'ibirenze ibihumbi 400 bishobora kubona umwanya wabyo, n'amata y'abarenze ibihumbi 400 by'amaritiro nabyo byatunganywa. Ibyo ntabwo bikwiriye kuba ikibazo, ni igisubizo. Ibyo nagira ngo mbibasezeranye. Ibindi ni muri rusange
hari imihanda, hari amashanyarazi, ari ugukomeza no kubakira ku byinshi byavuzwe mumaze kugeraho rwose mumaze kwigezaho birashimishije. Ntawe wumva ko tutakubakira aho ngaho ahubwo tukagera no ku bindi byinshi. Iyo umuntu yifasha, kumufasha biroroha. Niyo nzira dukwiye kujyamo, ari abantu bo muri Nyanza, aka karere, ari no mu gihugu muri rusange. Niyo myumvire, niyo nzira dushaka kuganamo. Kugira ngo mbasezeranye rero ko ubundi usibye ko hari uko tuva kure, aho tuva ni kure, twari dukeneye ibintu byinshi. Urugendo tumaze kugenda ni rwiza, n'ibisigaye nubwo hakiri kure, ariko imbaraga z'urwo rugendo ziragenda ziyongera. Ngira ngo hari ikintu cyashimishije mu magambo make watugejejeho umuvugo mu kanya, ni Pascal Marcel Uwumuremyi or something. Ni Uwumuremyi Bizumuremyi. Ni ibintu birimo ariko ndumva byose birimo Umuremyi nyine. Ni byiza, ariko yavuze buriya icyo yarangirijeho adusobanurira aho avuye n'aho ageze, birasobanura amateka, birasobanura ibyo turiho twubaka hano mu Rwanda, birasobanura ibishoboka bya bine nahereyeho, birerekana igihugu kiri mu nzira nziza, aho uko yari ameze mu myaka ishize akiri umwana, aho yari yaragarukiye mu kwiga agakora ari mu bibazo, ubu akaba yarafashe bwa mbere biturutse no kuri we, akumva yafata umugambi wo gusubira mu ishuri ngo yige, bigahura n'uko hari gahunda ya leta nayo yunganira buri wese kugira ngo yige, cyane cyane ubishaka. Ndagira ngo mvuge rwose ko mu byo yatubwiye bimureba birasobanura inzira turimo nk'u Rwanda, nk'Abanyarwanda, inzira izatugeza kure kandi tudakwiye guteshukaho. Marcel rero ngira ngo tumwigireho byinshi bishobora guhindura ubuzima bwacu, kandi binatubwiye ngo imyaka umuntu afite ntikwiriye kumubera inzitizi ku kwiga, ushaka ubumenyi, ushaka ubushobozi bushingiye ku kumenya. Ni urugero rwiza. Abanyenyanza rero ndabashimiye cyane, nishimiye kuza kubaramutsa, nzagaruka bitari kera. Mukomeze imirimo myiza kandi mukomeze mubere n'abandi urugero rwiza, ari nako mwigeza ku majyambere. Murakoze cyane.